nabwo kuko yabisanze akabimenyera bikamupfira ubusa, kuko Imana ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Rero Imana ibaha umugisha, murakoze gukorera Imana mu busore bwanyu, umwami Imana akomeze abihishurire. Izo ndirimbo rwose zikomoke mu mutima uramya Imana, kuko iyo havuye umutima uramya Imana n'umubiri ugakurikira, ni ukuri biba byiza pe, bikanezeza Imana. Haleluya. Dawidi yarabyinnye, yari afite indirimbo zamwe imbere n'iz'inyuma. Hanyuma arabyina ngo umugore we aramugaya, aramuseka mu mutima, akavuga tukaba uri umwami koko w'icyubahiro, ukibeyanga ukipfusha ubusa imbere ya rubanda. Rero koko yarafitanye n'Imana ibanga nkuko mwabivugaga, aravuga ati ndabyinira Imana yankuye inyuma y'intama ikanyicaza ku bwami, ikakura hoso ikanshyira ku ngoma. Haleluya. Yarafite indirimbo zamwe imbere n'iz'inyuma. Ndakwifuriza rero indirimbo zamwe imbere. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ducurangire Imana mu mitima yacu, tubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Haleluya. Bigira ubuzima rero iyo byahereyemo imbere, hanyuma n'inyuma nabwo tukaririmba, tukamuzamurira amaboko. Abantu bose bafite ibintu bakunda, n'umutima wabo wose baranyeganyega. Iyo abantu bagiye muri stade, Rayon Sport na APR byakinnye, abantu bisiga amarangi ku bwa Rayon Sport. Nawe rero uramya Imana wisiga amarangi ku bwa Yesu. Simvuga kwisiga amarangi nyuma, ariko umuramya n'umutima wose. Iyo umuntu atarabimenya, nibuka umunsi wa mbere ninjiye mu rusengero, aha cyangwa ahantu basenga, ntabwo hari mu rusengero, hari muri hoteli, ariko nasanze abarokore b'icyo gihe bazamuraga amaboko. Njya mbona bazamuye amaboko, njya ndeba, urabizi umuntu ageze mu bintu atamenyereye ubureba, ukavuga ati n'abari abagore b'abasirimu nabo barazamura amaboko. Ukajya ubona ni ubupfapfa. Ndashima Imana ko nshaje nyamuzamurira. Haleluya. Nuko gusirimba bitakunda, ariko bikunze nabwo rwose arabikwiriye uwatuguza amaraso. Haleluya. Ariko indirimbo zidaturutse mu mutima, izo zabaye iz'inyuma gusa, bihinduka gym, bigira umumaro nabyo ku mubiri gusa. Ningira mugisha ngatakare ndaza kujya muri siporo, muri make bihinduka iki? Imana ibikurinde. Haleluya. Indirimbo zive mu mutima zihinguke inyuma, umwami wacu abinezererwe, yicare mu bitaramo byacu abiryoherwe, kandi tuzakomereza no mu gitaramo cyo mu ijuru. Mu ijuru nta masengesho, ntituzabwiriza ko nta byaha bibayo. Haleluya. Ntituzanasenga ko nta byifuzo bizaba bihari, tuzajya tumubwira ngo urera, urera, uri mwiza, warakoze kudukunda, warakoze kutugura amaraso, warakoze mwami w'abana. Data rero tuguhaye icyubahiro, aba ni abahungu bawe n'abakobwa bawe, aba ni ab'agaciro mu maso yawe, aba ni babandi uzi muri detaye. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabazi. Nta muntu n'umwe w'ingwiza murongo muri twebwe, nta muntu n'umwe utazi, nta muntu n'umwe udafite agaciro mu maso yawe, wadukunze urukundo rutagira akagero. Mwuka wera rero ngwino wongere wicare hagati muri twebwe. Ntago nataha mu mutima w'aba bantu b'agaciro, ariko wowe wakoresha amagambo yanjye yoroheje ugataha mu mutima wa buri muntu wese, tukamenya urukundo rwawe Yesu ruta uko rumenywa, tukaguhishurirwa, amaso yacu agakinguka tukakubona, amatwi yacu agakinguka tukakumva, imitima yacu igasobanukirwa, tugasobanukirwa urukundo twakunzwe, maze tukinjizwa muri ubu buzima bwo kubaho ku bwawe, ubu buzima bw'abantu bafite umutima umeze nk'uko ushaka. Nibwo dusaba Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwuka wera ngwino twigishe, ngwino duhindure, ngwino dukoreho ikintu cyose cyatuma tudahishurirwa Kristo. Ngwino worosora ibitwikirizo byose umwanzi Satani yaba yaradutwikirije, bituma tutakumenya, bituma tutaguhishurirwa, bituma dutsikamirwa, bituma iminyururu y'umwanzi ikomeza kutuboha, byose bitwikururwe. Ijambo ryawe rimanuke nk'umuriro twikanya guhora ku ngoma, buri kintu cyose kitari icyawe kiri mu buzima bwacu gikurweho. Umanuke kandi nk'inyundo imenagura buri gitare cyose kiyubatse mu buzima bwacu, gituma tutakubona, gituma tutasabana nawe, gituma tumenya idini gusa we ntitukubone. Reka byose bikurweho. Imanuke nka ya nkota nk'uko wabivuze ngo ni inkota icyariya mu gihombe, yinjire itandukanye umwuka n'ubugingo. Mwami w'aba, ibintu bindiho bitandukanye n'ibyo ushaka, ibintu bimuriho bitandukanye n'ibyo ushaka, atandukanywe nabyo rwose. Utwogeshe ijambo ryawe, ritweze kuko ari ukuri, riduhindure gusa nawe nyaguhora ku ngoma, maze tukubone. Amaso y'imitima yacu ahweze tukubone, maze amaso y'abantu twese turi hano nyaguhora ku ngoma arunguruke ibyo ubikiye abera, ibya bindi watwiringirishije, bya bindi tubikiwe, kuko nta kintu cy'isi cyaduhaza, nta kintu cy'isi cyangana n'icyatumye ujya ku musaraba. Kora ku maso yacu rero turungurukeyo, tumenye ibyo abera babikiwe, kugira ngo tubeho dusiganwa, kugira ngo
ngo bari byo tuberaho nyaguhora ku ngoma. Ibyo nibyo dushaka, ibyo amafaranga atagura, ibyo kuvuka neza bitaduha, ibyo amazina meza ataduha. Turashaka ibitabonerwa mu isi, ibibonerwa imbere yawe Mwami. Wa mugabane mwiza tudashobora kwamburwa, utwemerera uyu mugoroba buri muntu awuhabwe nyaguhora ku ngoma. Umugabane atazamburwa n'ibihe, umugabane atazamburwa n'isi yacuramye yahindanye, umugabane atazamburwa n'imyaka, atazamburwa no kwamamara, atazamburwa no kwangwa no gutabwa, atazamburwa n'ikintu na kimwe nyaguhora ku ngoma. Reka urukundo rwawe rugwirire mu mitima yacu, tukumve Mwami w'abana. Imitima yacu ihembuke, imitima yacu ikire, imitima yacu ihure nawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe, ngo cyangwa akabwakaho indishyi. Isi ifite ibintu byiza birabagirana, ariko bitakiza umunyabyaha kurimbuka. Dufite ibyifuzo bitandukanye by'intangaha, by'utunozangendo byaduha kunezerwa, ariko nabyo ntibyatubuza, ntibyaduhesha n'ijuru Mwami w'abantu. Yohana yarakurebye aravuga ngo nguriye umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndakwinginze ngo buri mutima ukubona utyo, kureho icyaha mu mitima yacu, tukumenye Mwami, twakira ikiruhuko utanga wageneye abari muri wowe. Urakoze Papa, umugisha iri torero, umugisha umushumba n'abashumba bose bakorana, umugisha bagiramo uruhare kugira ngo iki gicaniro gihoreho umuriro wawe. Ubaho umugisha nyaguhora ku ngoma. Abana bo muri urugo bakubone, gusenga kwabo gusubizwe, bagarukane mu nzu yawe amashimwe n'ubuhamya. Urakoze Data, urakoze Data. Cyubahiro no gukomera n'ubutware n'ubwiza n'ubwenge byose ni ibyawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya, haleluya. Yesu ni mwiza, amen. Ko tutabanye ejo, nitwa Hortense Mazimaka, ndi umubyeyi. Yesu yangiriye ubuntu ndakizwa. Haleluya. Ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Nagiriwe ubuntu pe. Nawe warabugiriwe? Reka tumuzamure amaboko. Haleluya. Twababariwe bya byaha byinshi, kuko twababariwe birimo biradutera natwe gukunda cyane. Muribuka Yesu yari yicaye mu nzu y'umufarisayo umwe, hanyuma umugore w'umunyabyaha araza atangira kumusiga amavuta ku birenge, ayahanaguza umusatsi we kandi arira. Hanyuma abafarisayo baramureba, n'abandi bigisha n'abandi bantu bazi ibyanditswe bicaye ngo baravuga atari ko uyu muntu bagayira Yesu mu mutima. Yanibwiye ntibaramurebye, aravuga ati uyu muntu yaza kuba umuhanuzi kweri kweri. Yaza kuba umuhanuzi, yari kumenya uriya mugore uri muri imbere ko ari umunyabyaha. Ariko yari umuhanuzi, yari umwungeri, yari Imana, yari yuzuye urukundo, yari yuzuye imbabazi. Mu byo bamuregaga kuba inshuti y'abanyabyaha, akababwira ngo umuvuzi, umuganga ntago yazi abazima. Haleluya. Tumukunda rwinshi kuko ari wadukunze mbere tudakwiriye, yirengagije imyaka yacu yo kujijwa. Haleluya. Hanyuma Yesu asubiza uwo mugabo aravuga ati abababariwe cyane bashima cyane bakunda cyane. Haleluya. Tininje muri nzu yawe ntiwamaye n'utuzi ko gukaraba ibirenge, ariko yuwe amarira ye, amavuta y'igiciro, umusatsi, byose by'agaciro kuri we. Nubona umuntu rero akunda cyane Yesu yirengagije ibindi byari byo byose, uzajya umenya ko yasobanukiwe ko yakunzwe cyane, yababariwe byinshi. Kandi namenye ko byinshi atari umubare rimwe kabiri gatatu, wari uwo gupfa, nubwo wari kurimbuka, nubwo wari gukurura ingeso nziza, utarigeze usambana, utarigeze wiba, utarigeze utukana, utarigeze ukopera mu ishuri. Kwari umunyeshuri utarakopera, utarigeze. Icyaha wari ufite cyari icyaha cyo kutizera umwana w'Imana. Wari ikiremwa cyigenga, kandi ibyo ni icyaha. Nibwo wari gukura umeze gutyo ugororotse rwose, nawe wari wo kurimbukana natwe abakoze ibyaha byinshi. Rero byinshi si mu mubare rimwe kabiri gatatu, byinshi ni umuntu wese wari utandukanijwe n'Imana. Abantu bose inyangamugayo n'abaruharwa bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ariko Imana y'imbabazi ibonye turi abo gupfa rubi, iduha impano y'ubuntu. Haleluya, haleluya. Impano y'agakiza yaza ari gift y'ubuntu. Ibyaha byari ibyo kuturimbura, ariko impano y'ubuntu bw'Imana iraboneka muri Kristo Yesu, ariyo bugingo buhoraho. Ubu wabubereyeho iki kindi uretse kuberaho uwo nguwo wadukunze akatwitangira. Imana ibaha umugisha. Ndamukunda Yesu, nagize umugisha arandondogoza.
haleluya. Ariko nasanze kuvuga umuntu mwiza udahemuka, utabeshya, udahinyuka ntako bisa. Hari igihe umuntu tumutaka bwacya mu gitondo akaduhemukira, ukajya uburaho nawe ukajya wumva umwaranye nawe ukavuga uti n'ibigwi namuvuze none arampemukiye. Ariko Yesu wacu we kumuvuga biraryoshye, ntazigera ahemuka, ntazigera ahinyuka. Haleluya. Hari igihe tubyitiranya nk'umuntu akaguhemukira yitirirwa izina ry'Imana, cyangwa ari uwo wakunze, uwo mwashakanye yaguhemukirwa tuvuga ngo Imana ntibaho. Oya, Imana ibaho, uwo niwe wahemutse. Ni pasiteri wahemutse, ni umugabo, ni umugore, ni umuvugabutumwa niwe wahemutse, ariko Imana yo ntihemuka. Haleluya. Umwami abaho umugisha. Amen. Nkuko twavuze rero ku munsi w'ejo, youth after God's heart, cyangwa nkuko mubimazemo iminsi, la jeunesse selon le cœur de Dieu. Ngerageza kuvuga izindi matara uko nzizi cyane kugira ngo haraho waba wumva rumwe muri rwo neza kurusha Ikinyarwanda cyanjye cyinshi gitomoye, wenda harako kajambo kamusigare mu mutima. Ibyo byanteye kwitoza gusoma Bibiliya y'Icyongereza ntakizi, cyanze no kwinjiramo. Hari icyo nsoma rwose bikanga, muraza kubyumva, ariko no kugira ngo haraho utumva iki Kinyarwanda gitomoye cyanjye, waharaho wenda akajambo k'Icyongereza akamugeremo, wenda kamugumemo. Niyo mpamvu ntago ari ukwerekana ko nkizi, cyanze kwinjira, ndababwiza ukuri. Urubyiruko rero rufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, ariko umutima umeze nk'uko Imana ishaka twese turawukwiriye. Niyo mpamvu atari iby'urubyiruko gusa, kandi Imana ibaho umugisha, mwarakoze gutegura. Haleluya. Nk'uko data rero yavuze kuri Yesu, nkuko data yavuze kuri Yesu ati n'umwana wanjye nkunda nkamwishimira, nibwo buzima dushaka. Abifuza uwo mutima nibwo buzima dushaka. Twabivuze ku munsi w'ejo, twese Imana iradukunda, ariko dushobora kwibaza ngo ese koko yishimiye uko mbayeho, ese koko yishimiye ubuzima bwanjye? Ariko yaramuhamije aravuga ngo uyu n'umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira, ubwo nibwo buzima dushaka. Hanyuma Yesu nawe akavuga ngo ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo asa akora n'umwana ari byo akora. Yesu ntabwo yaje afite any agenda inyuranye n'iyasi, nta mugambi, nta gitekerezo, nta gahunda, nta plan, nta kintu na kimwe cyari kinyuranye n'ibyo se ashaka. Imana ishimwe cyane. Twebwe abaguzwe amaraso, ubwo nibwo buzima ubundi tuba twinjiye kubamo. Ngo Yesu rero yarabasubije muri Yohani 5:19 ngo nukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Ubwo n'ubuzima bwo kumvira ku kigero gitangaje. Imana ishimwe cyane. Kandi iyo usomye Bibiliya yose ukomeje kuyisoma, usanga amagambo menshi yerekana ubu buzima Yesu yabayemo bwo kubahisha se. Igihe kimwe yabwiye abigishwa be handi muri Yohana 4:34, bagarutse 33 aravuga ngo mfite ibindi byo kurya mutazi. Bari bamusize ashonje ananiwe kuko yari yambaye umubiri kimwe natwe. Bagarutse basanga ari maganira n'uriya mugore, baribaza ngo ese hari umuntu wamuzaniye ibyo kurya? Arabasubiza ngo mfite ibindi byo kurya mutazi. Ubundi ibyo kurya n'ubuzima, turarya kugira ngo tubeho. Ngo ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Haleluya. Mfite ibyo kurya mutazi. Icyaduha nshuti z'Imana tukagira ubwo buzima, kuberaho ubuzima bwanjye bukaberaho gusohoza icyo wandemye, icyo wankunze ashaka. Mfite ibindi byo kurya mutazi, no gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we, nta kindi. Imana itugirire neza. Haleluya. No mu bihe bikomeye nko muri Getsemani, arimo avuga ngo data niba bishoboka ko iki gikombe cyandenga. Murabizi isi iducisha mu bihe bikomeye, ndahamya ko wabiciyemo. Ushobora no kuba urimo kubicamo, ushobora no kuzaca mu bindi, kuko ntabwo Yesu yigeze adusezeranya ko tutazaca mu bikomeye, ahubwo yaratubwiye ngo mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Haleluya. Mu bihe bikomeye nko muri Getsemani aravuga ngo data niba bishoboka igikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka. Uwo ni umutima unezeza data, bye kuba uko nshaka. Uyu munsi amasengesho ya cyana amarezo dushobora gusaziramo tumaze imyaka 20 mu gakiza, tugumye mu cyana kandi twakabaye dukura. Abwira Yesu ngo bibe uko nge nshaka. Mwami niba nshaka nuko mbishaka, nahashaka gutura nuko bimeze. Ayi mwamudukuzi. Haleluya. Iyo umuntu rero ashaka uwo mutima, yemera ubu buzima bw'uko Yesu amubera umwami. Imana ifashe kamere nk'akinjiye, yemera ubuzima bwo kwemera ko Yesu amubera umwami. Abana b'Imana bamwe bakira kamwe Yesu ambere umukiza.
umukiza nyine aza kugukiza, akagukiza icyaha, akagukiza indwara, akagukiza ubutindi bw'ubukene bwo gutsindwa, akagukiza umuruho n'umubabaro, akaba papa w'imfubyi, akaba umurengezi w'umupfakazi, akadukiza we, akatugirira neza, kandi ni ukuri tugatabarwa. Ariko tumwakira atubera umukiza, atubera n'umwami. Haleluya. Ubu buzima rero bw'umutima umeze nk'uko Imana ishaka, haleluya, buhabwa bemera ko Yesu ababera umwami, akaganza, agategeka, akayobora ubuzima bwanjye uko ashaka. Erega n'ubundi afite ibyo yari yarangeneye, ngewe ntaraba n'urusoro mu nda ya mama. N'ubwenge bukeya, n'ukujijwa, kwihitiramo gukurikira imigambi yanjye, ngewe ujejo, ntazi iby'ejo hazaza, ntazi aho nkomoka, ntazi uturemangingo data yandemanye. Biba ari ubupfapfa kwihitiramo ibyanjye kuruta gufata ibiganza bye by'umuremyi ukemera ugashyiramo ubuzima bwawe. Uzi byose, uzi uko yakubumbabumbye, uzi impamvu wavukiye muri uwo muryango, uzi impamvu waciye muri biriya waciyemo. Gushyira ubuzima bwawe mu biganza bye nibyo by'ubwenge, abizi neza. Ubu twese tuzi nona, ntabwo tuzi mu minota 3 mu kanya ikiri bubi, ntacyo tuzi. Ariko mu bwenge bwacu buke ukavuga uti ndabyimenyera mwami, jya umenya ibi nanjye ibi bindekere mbyimenyere. Imana itugirire ubuntu. Abasingira y'umutima murimo mushaka inshuti z'Imana, nabemera ko Yesu ababera umwami mu buryo bwuzuye. Haleluya, haleluya. Imana itugire neza. Nkubwire rero inshuti y'Imana, niba warakijijwe, ari ikintu cyakubayeho, waraguzwe, uri nka item cyangwa product yaguzwe igakurwa ahantu ikaba iyanjye. Niba warakijijwe, nongere mvuge, niba warakijijwe, hari umunsi wihannye, wizera icyo Yesu yakoze ku musaraba, urababarirwa, uhinduka umwana w'Imana. Icyo gikorwa kikimara kuba, waraguzwe, wabaye product kuwa ahantu. Ni nkuko nakura aya mazi, nkuko bayakuye mu iduka bakayazana. Uyu munsi ni propriété privée ya Église Vivante Kabuga. Ntabwo akira y'Inyange, kuko nayanywa, nayamena, nayavomerera indabo, nayakoresha icyo nshaka, nayanjye n'ubwo yanditseho Inyange. Abacunguwe twese, ubundi iryo jambo gucungurwa ni icyo bivuga, twaraguzwe. Haleluya, haleluya. Kandi babwire, uwatuguze we arahambaye. Imana ishimwe cyane. Kugurwa n'umuntu wa fake yagukoresha ibya fake, ariko twaguzwe n'umuremyi w'ijuru n'isi, umwami ushobora byose. Ntago biciriritse, ntago bipfuye ubusa, ahubwo nitwe tutabimenya, tukanyerera tuva mu biganza bye ngo twongere twigenge kandi turabe. Imana itugirire neza. Niba warakijwe rero, waraguzwe, kandi yarishyuye ikiguzi cy'amaraso ye. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu wakijijwe afite igiciro cyinshi, kuko agaciro ke nikabarirwa mu mashuri yize, nta nubwo kabarirwa mu mafaranga atunze, nta nubwo kabarirwa mu myenda yambara, kabarirwa mu cyo yaguzwe. Haleluya. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Iri cupa niba bariguze 1000, agaciro kacyo ni 1000, ariko ngewe naguzwe amaraso y'umwana w'Imana. Waguzwe amaraso, agaciro kawe nayo maraso atagira inenge, atashyirwa mu kiguzi. Niyo mpamvu udakwiriye kwipfusha ubusa. Niyo mpamvu udakwiriye kubaho udahujwe, utari connecte, udasabanye n'uwo wakuguze. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6 umurongo wa 19 n'uwa 20. Urwandiko rwa mbere Paulo yandika itorero ry'Ikorinto 6:19-20. Ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera? Muzagire umuco wo kudasoma Bibiliya mwiruka. Hari ukuntu imirongo tuyifata mu mutwe tukihuta, ariko ntikora ikigomba gukora muri twebwe. Natinze kubimenya amarezima, kandi narahamagariwe kwigisha. Uzguhamagarirwa kwigisha ijambo ritaragwira muri wowe. Rero wowe kutaramenya n'icyo urahamagarirwa, rigufitiye inyungu wowe, ariko kandi rizagira n'inyungu risangiza abandi. Nta kintu kibi nko guhamagarwa utiteguye. Niko byangendekeye. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Ngo Umwuka Wera ari hehe? Ari muri twe, nkuko twabivuze ku munsi w'ejo. Ntago ari mu bantu basizwe, imihamagaro yabo yamaze kugaragara, ari muri twe abizeye Kristo twese. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge. Abakijijwe twese dufite Umwuka Wera uri muri twe,
utari umuhimbano ntazaniwe n'umuntu, ahubwo wavuye ku Mana. Ibyo rero byatumye ntakiba uwanjye ngo nigenge, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Mu Cyongereza aka kanyuma kavuga ngo you are not your own, ntimuri abanyu. ariko Imana ni nziza. Uzi kuba ari wowe ukongera ukanabwira ko utari uwawe kandi witerura ukijyana aho ushaka, ukaza guterana cyangwa ntuze, ukajya mu mupira cyangwa ntujyeyo, ubundi usa nkaho nyine ni wowe ndigenga. Ariko abari muri Kristo Yesu, aha niho bikirira cyangwa bigapfira. Ntukiri uwawe ngo wigenge. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Gifaransa kakavuga kano kanyuma ngo vous ne vous appartenez point à vous-même. Ntimukiri abanyu, tu ne t'appartiens plus. Imana ishimwe cyane. Niba utigenga se ugengwa nandi? Ujyahe? Uba mu biki? 20 akavuga ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. Mu Gifaransa kano kavuze ngo car vous avez été racheté à un grand prix. Mwaguzwe igiciro gikomeye. Haleluya. Niyo mpamvu iyo umuntu ankozeho abakoze kurindi. Kuba muri Kristo neza ntako bisa n'amaguru abiri. Haleluya. Iyo usize ukuguru kumwe hanze bashobora kugukoraho ntibakore kuri Kristo, kuko kwagiye ahantu kutagombaga kujya. Kuba muri Kristo neza n'amaguru yombi ni inyungu zawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe wakizwaga rero kubaho ku bwawe byari birangiye nubwo utabimenye. Igihe wakizwaga kubaho ku bwawe byari birangiye. Hari igihe umuntu agira umugisha wo guhura n'inyigisho nzima gikizwa, ibingi bakabimenya mu ntangiriro z'agakiza ntako bisa. Ariko hagira igihe agira ibyago cyangwa amahirwe make ntahure n'inyigisho nzima, agakizwa ariko akajya agira ngo aracyaruwe, arakigenga ku byemezo. Igihe wakizwaga kubaho ku bwawe byari birangiye. Wari utangiye ubuzima bushya bwo kubaho ku bw'uwo wakuguze, ku bw'uwo wagucunguye. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo umuntu rero atamuzi neza yibwira yuko kubaho kubwe ari ugutangira ubuzima bw'uburushyi. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Haleluya. Igihe wari ukijijwe ntabwo wari utangiye ubuzima bw'uburushyi, kuko hari igihe abantu babyitiranya ko kubaho ku bwa Yesu ari ugutangira ubuzima bw'uburushyi. Oya, ibyo ni ukutamumenya. Uzi wa mugabo bahaye itaranta imwe ntabwo yarazi Yesu, ntiyarazi uwamutumye. Niyo mpamvu yavuze ngo narinzi ko uri umunyamwaga, narinzi ko usarura aho utabibye. Murumva ko yarazi Imana? Niyo mpamvu abakristo bashobora kwibeshaho kubaho ku bwa Kristo ari ugutangira ubuzima bw'uburushyi. Ariko reka mbabwire, babandi bahawe itaranto sinze 2, 3, 5, ese ko bamukoreye uko yabishakaga bakazana inyungu byarangiye bibaye ibyandi? Musoma Bibiliya. Byabaye ibyandi. Nyiri kubaho itaranto ntacyo yarakennye, data ntacyo akennye, nta rungu riri mu ijuru nshuti y'Imana. Hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika bataramiye data, nta rungu ririyo. Nta kintu na kimwe Imana igusaba ari igifitemo inyungu, ni wowe. Haleluya. Bariya bakoresha itaranto zabo bahawe inyungu bazanye, barayibagabiye. Bamwe barambwira ati muhabwe imisozi 10, abandi muhabwe, abandi muhabwe. Ariko kutamumenya. Niyo mpamvu nshuti z'Imana mbinginga kubw'imbabazi z'Imana, nkubwira ngo isaha imwe umara mu nzu y'Imana, ijambo wiga ntago rihagije, ntuzigera umumenya bihagije. Bizatuma umumenya nkuriya wahawe itaranto imwe ngo narinzi kuri umunyamwaga, narinzi ko uhagaze umeze nka polisi, narinzi ko ufite inkoni n'ikiboko ukubita baririmbye nabi, narinzi ko ukubita abantu bagukoreye nabi. Kubera kudatindana nawe tukamumenya nabi, tukamubwirwa nabi. Kandi nayo n'umugisha ko umuntu yamara isaha mu ijambo ry'Imana. Hari naho bitaba. Igihe kimwe twagiye mu giterana ahantu hari mu ntara, itorero nkuko Vivant ari itorero rizwi mu Rwanda kandi rifite amashami menshi. Byari nkuko ntabwo yari Vivant, ariko byari nkuko itorero nkuko ariko riri ahantu kure, ku buryo ntavanye umutwaro mbaza ngo ese amatorero manini afite andi mabranch ajya amenya ibibera mu yandi mabranch. Hanyuma cyari igiterane cyateguwe kandi kimaze imisi cyiteguwe. Hanyuma igiterane kiraba, turabyina, turasirimba. Mu kanya gatoya umugoroba uragera, byari byatangiye ku manywa saa 8, umugoroba uragera kandi hari mu cyaro. Umugoroba umaze kugera,
hanyuma umushumba waho ngaho yegera umwigisha w'umushyitsi aramwongera aramubwira ati kubera ko twatinze koresha iminota 15 gusa ijambo ry'Imana iminota 15 gusa mu giterane cyateguwe. Narinzi ko udatindanye nawe ngo amagambo yagwirire muri wowe uzavuga ngo narinzi ko uzamumenya igice, hanyuma wibwire ko kubaho kubwe ari umugoko n'umuruho, ari ukukubuza inyungu zawe, ari ukukubuza plans zawe, ari ukukubuza ubuzima wari warihitiyemo. Nta gihombo kiba ukumukurikira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyitwa inyigisho rero bidutera kumuyoberwa, byinshi byitwa inyigisho ariko ntago ziba arizo. Byinshi byadukanguriye gushaka icyo dukura ku Mana. Ngasoma Bibiliya nshaka umurongo umpa isezerano rimwe gusa, ariko ahangaha harimo ikinyoma gikomeye cya Satani. Nta mukristo wagira imbaraga za buriya buzima n'uriya mutima turimo twifuza, watembwaho na buriya buzima bw'ubumana twavuze ku munsi w'ejo, ntago byashoboka atagira umwanya wo gutindana n'umwami, atagira umwanya wo kujya muri Bibiliya ashaka kumumenya. Ukavuga nka Paulo ngo kugira ngo mumenye. Haleluya, kugira ngo mumenye. Menye ibyo akunda nitoze kubikunda, menye ibyo yanga nitoze kubyanga, menye n'ibyo mbikiwe. Bamwe twishwe n'umunkanyari kuko tuzi ko abera ibyabo bizagarukira n'ahangaha, twishwe n'umuro kuko tutamenye ibyo tubikiwe mu ijuru. Ariko uko tujya mu byanditswe, uko twicara ku birenge bye, uko tumusenga tumaze kumenya ukuri, kuko utamenye ukuri unasenga nabi, uricara kuvuga uti Mana urabibona urabireba, cyangwa ukavuga uti Mana bereke ko ndi umukozi wawe. Niyo mpamvu ni by'akaga kujya muri Bibiliya dukuramo umurongo umwe kandi ukagira n'icyandiko kigushyigikira ukavuga uti igihe kimwe yari yarasenze aravuga ngo bimenyekane kuri Imana, agerekaho ngo iki kandi bimenyekane ko ndi umukozi wawe. Ugakuramo nk'ako karongo kamwe ukaba urimo amasengesho y'iminsi 3 arimo kuvuga ngo Mana bereke ko ndi umukozi wawe, kubera ko utatinze mu ijambo ry'Imana. Ngo ugere naho Yesu asabira n'abamwica, ugere naho Stefano umuntu usanzwe avuga ngo data bababarire icyaha cyabo abari ibyo bakoze. Haleluya, haleluya. Nta mwana w'Imana rero, nta mukristo watembamwe na buno buzima turimo twifuza adafite umwanya wo gutinda ku birenge bya Yesu. Amen, amen, haleluya. Icyampa rero ukaba uri hano ushaka ubuzima Yesu yabayeho, kubaho wubahisha data. Ejo twarahavuze Yohana 14:4 avuga ngo nakubahishije mu isi. Urashaka umutima umeze nk'uko Imana ishaka? Urashaka umutima wa attracting kubaho kw'Imana, abantu bahari cyangwa badahari? Nukwitoza, nukwemera, bihera mu mutima wemeye, kwemera kubaho ubuzima nk'ubwo Yesu yabayeho. Yesu yarangije urugendo avuga ngo nakubahishije mu isi. Haleluya, nakubahishije mu isi, narangije umurimo wampaye gukora. Nutagenda rero ukurira mu kumenya urukundo wakunzwe, uzasaza udashyikiriye ubu buzima. Imana itugirira ubuntu ntibikabe kuri twe. Uranyumvise nshuti z'Imana? Nudakurira mu kumenya urukundo wakunzwe, uzasaza udashyikiriye ubu buzima turimo tuvuga. Kuko umuntu ashobora kuba mu idini ryiza ariko agasaza atabushyikiriye. Ariko iyo wakuriye mu rukundo wakunzwe ukagenda urumenya, byanze bikunze uzabushyikira mu gihe cyawe kandi uzabubamo mu gihe cyawe. Reka dusome mu rwandiko Paulo n'ikitoro rya Efeso igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 19. Efeso 3:14-19. Imana ifashe kwihuta kubera ko ejo mufite amateraniro. Haleluya. Efeso 3:14 kugeza kuri 19 ndajya nkoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 14 haravuga ngo niyo mpamvu mfukamira Imana data uw'imiryango yose yo mu ijuru no mu isi ishingiyeho. Niyo mpamvu mfukamira Imana data uw'imiryango yose yo mu ijuru no ku isi ishingiyeho. Ndayisaba, umva icyo arimo asaba, ndayisaba ngo ikurikije ubwinshi bw'umutungo w'ikuzo ryayo ibaho ububasha mukomezwe umutima mubikesha umwuka wayo. Bibiliya yeri kavuga ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Haleluya, haleluya. Ndinginga data wa twese uw'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, ndamwinginga musaba iki? Kandi abarimo kuvugana nabo ni abantu bakijijwe, ni abantu bari mu itorero. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo ndayisaba ishingiye ku bwinshi bw'umutungo w'ikuzo ryayo, mbese ishingiye ku cyubahiro cyayo n'imbaraga zayo uko bingana, twebwe abari mu itorero iduhe gukomezwa umutima tubikeshwa n'umwuka wayo.
muri make umuntu akomezwa umutima abikeshejwe n'umwuka w'Imana, hanyuma umutima wakomera akabasha kumenya biriya bikurikira ku murongo wa 17 ngo kugira ngo Kristo ature muri buri muntu bitewe nuko amwizera. Ndasaba kandi ngo mushorere imizi mu rukundo rwe murwubakeho. Bibiliya yera yavuze ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Niki gituma Kristo ahora mu mitima yacu? Niki gituma Kristo ahora mu mitima yacu? Ni ukwizera. Kwizera kuva hehe yemwe? Amen. Kuva mu kumva ijambo rya Kristo. Haleluya. Ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu. Yahereye hejuru abasabira gukomezwa mu mutima bakomejwe n'umwuka w'Imana. Ibyo bikabatera kugira ngo Kristo ahore mu mitima yacu. Nukuvuga ngo birashoboka ko wakijijwe Kristo atahora mu mutima we nubwo amufite. Ntaba ari watekerezaho, ntaba ari umugenga, ntaba ari we yibaza, aho ni hahandi twibwa hakinjirwamo n'ibindi. Haleluya. Ngo kandi Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Haleluya. Kasubire muri ijambo ry'Imana ngo kugira ngo Kristo ature muri buri muntu bitewe nuko amwizera. Ngo ndasaba kandi ngo mushorere imizi mu rukundo rwe murwubakeho. Muri make Kristo azaba mu mutima wa buri muntu bitewe nuko uwo muntu amwizera. Kandi kwizera k'uwo muntu turabyumva neza ko kuzagwizwa n'ijambo ry'Imana riri hehe? Muri we. Haleluya. Twese turashaka ubuzima tubanamo na Yesu, tumwumva, umwumva ubyutse, umwumva uryamye, umwumva ugenda, kugira ngo udashoberwa, kugira ngo isi y'umwijima itakumira bunguri. Haleluya. Haba hari ibintu bidushingikiye byenda kutumira bunguri, kuzimya icyo twahawe, kuzimya umunezero w'agakiza, kuzimya ibyishimo by'umwuka wera muri twebwe, kuzimya imihamagaro y'abera, kudukamuramwo imbaraga zo gukiranuka biba bishingitse bitegereje. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Kristo azahora mu mitima yacu bitewe n'uburyo tumwizera. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu umwana w'Imana utarya amagambo y'Imana mu buryo buhagije rwose ibitekerezo bye bizahora handi, bizakururwa n'ibindi, azakubitwa n'ibibazo by'isi, imiyaga y'isi izamubasha. Nongere nkubwire ngo isaha imwe mu nzu y'Imana mu ijambo ry'Imana, murabizi barimo n'inkuru zacu zivanze n'amakuru yacu zivanze n'ibiki, iyo ntabwo ihagije ngo itume Kristo aguma mu mutima wawe. Haleluya. Naguma mu mitima yacu kubwo kwizera bizadutera gushorera imizi mu rukundo rwe hanyuma turwubakeho. Muri make ubuzima bwose bukurikiyeho, ubw'umuhamagaro, ubwo kubaho, ubw'iterambere, bwose bube bwubatse kuri Kristo, bitubatse ku musenyi. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 18 hakavuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo maze hamwe n'izindi ntore z'Imana zose muhabwe ububasha bwo gusobanukirwa ubugari n'umurambararo by'urukundo rwa Kristo ndetse n'ubujyakuzimu n'ubuhagarike bwarwo. Ayi cyamakaba ari umuntu unyumvishe. Haleluya. Haleluya. Urukundo rwa Kristo rurenze kareka information abantu bajyana yabarimo no kwiba akavuga ati ndabizi ko Imana inkunda, ndabizi ko Imana rwose izatorera ku munsi wa nyuma, izatorera natwe turabizi ko idukunda. No rero n'amakuru atariyo. Urukundo rwa Kristo ni runini cyane, ni rugari cyane, ruhishurirwa abemera kwicara ku birenge bye ngo bigishwe uko we yivuze atari uko tumuhimbira. Haleluya. Paulo rero arasengera itorero kandi natwe biradukwiriye ngo maze hamwe n'izindi ntore z'Imana zose, mu ntore z'Imana we nanjye turimo abakishijwe. Haleluya. Ngo duhabwe ububasha bwo gusobanukirwa ubugari, largeur, icyongereza byananiye kubisoma, n'umurambararo, longueur by'urukundo rwa Kristo ndetse n'ubujyakuzimu, profondeur, n'ubuhagarike, hauteur bwarwo, urwo rukundo. Haleluya. Rufite volume, rufite umubyimba, niyo mpamvu abarugezemo barinda bagera mu rupfu batabivuyemo. Igihe cyarageze itorero ry'i Yerusalemu babura uko barigira, uko babicaga barushaho kugwira. Baravuga ati abantu turabagira gute? Haleluya. Ngo akarengane k'ibyatewe na Stefano kamaze kuba, ngo baragenda aho bagiye hose barimo barahunga, ariko barahunga n'iryo zina bakagenda barivuga aho bagiye hose. Kubera iki? Basogangera urukundo rufite profondeur, rufite largeur, rufite kujya hejuru, urukundo rw'Imana rutari amagambo. Iyo umuntu yarumenya agahinda karashi n'ukuri kose. Haleluya. Nta kintu cyakwanga ngo kigukamure mu rwo rukundo, nta muntu wakwanga ngo kumare mu rwo wakunzwe kuko ni rugari.
igituma isi tubasha nuko tutarwinjiramo. Haleluya. Imana itugire neza. Ngo urwo rukundo nibibabera gutyo bakarumenya, ngo nibwo muzamenya, Yesu ni mwiza, ngo nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, ngo bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Haleluya. Nukuvuga ngo kamere y'Imana muri wowe izangana n'urukundo wahishuriwe uko rungana. Reka tumuhe icyubahiro yo kabaho. Haleluya. Indushyi ubona yirukanka inyuma y'amafaranga, indushyi ubona yirukanka mu bupfumu, indushyi ubona yishwe n'ibyaha, icyo yabuze ni ugusobanukirwa urukundo rw'Imana. Indushyi ubona ibivangavanga by'Imana babirimo, ejo nimugoroba akaba ari ahandi. Iyo ndushyi ubona ibuze gusura urukundo. Indushyi yiruka inyuma y'amafaranga yibwira ko biyirutira ubugingo, ibuze gusa gusobanukirwa uru rukundo rurenze uko rumenywa. Haleluya. Ntushobora kurusogongera ngo ubeho ubuzima bw'akazuyazi, ntibibaho. Urabira, uratogota, uba ufite ububyutse uri mu nzu wenyine, uba ufite uri muri dushe, uba wivugisha ibintu. Oh haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imirimo y'Imana muri wowe ibaye kubanya byinshi. Urara wibaza uti data dukora ibiki, ni ibiki dushakaho, urimo uravuga iki mu gihe gisa nk'iki, imigambi yawe kuri njyewe ni iyihe? Urara umubaza uti se turimo turabigendanamo neza, ese ni ibi washakaga, ese ni uko wabishakaga? Rumara imbeho y'ubuzima, rumara impagarara, rumara ubwoba, rumara ibyaha. Oh haleluya. Rumara kubimbura mukoro. Abantu bose barusogongeye bari busy mu bwami bw'Imana, nta mwanya wo gutana. Erega Imana yaturemye turi biremwa bitangaje. Umuntu wese bafite icyo ahugiyeho. Iyo udahugiye mu by'ubu bwami, uhugiye mu nkuru zitungura. Urukundo rw'uyu mwami rwamaze amagambo y'abagore. Hari bavuga abagore bagira amagambo menshi. Nukuri abagore bari mu mwami ntago tugira amagambo menshi, tuvuga ibintu by'umumaro. Kuko ufite izina ry'ubupasiteri, nyine ugeze ahantu baba bizi kuri pasiteri bagaceceka cyangwa bagahindura. Ariko hari igihe ugera ahantu hibisanzuye ugasanga barimo baraganira ibi. None kuko utabiheruka uvuga uti abantu burya baracyavuga abandi bakabimaraho umwanya. Abantu burya baracyavuga inweri kuva mu gitondo kugeza nijoro. Abantu burya baracyavuga amakanzu bakayahinduranya. Biracyafata umwanya w'abantu. Umutima w'umuntu ushobora guhugira mu busa. Umukozi w'Imana Donasi yambaye concept icyo bifuza mu giterane cy'urubyiruko biteguye neza. Imana ibaho umugisha mwabajene mwe muzi gutegura. Hanyuma harimo kwifuza ko urubyiruko rwaza n'umutima wose mu bwami bwa data, rugasavinga Imana n'umutima wose. Ariko nimudasogongera urukundo rwa Yesu muzayisavinga igice, muzahora muri aha muri na hariya. Ariko nimwicara ku birenge bye rukaruzura mukarusogongera, muzayisavinga n'umutima wanyu wose. Kandi urubyiruko Imana ibibashaka. Yesu yagendanye n'abantu b'igihe cye, barabajene bose, intumwa ze barabajene, abagendanye bose bari bato, ba Stefano bari bato. Imbaraga z'igihe zo gukurikira Imana no gukorera Imana. Wipfa ubusara wibwira ngo uzaza umaze gusaza. Uko utinda ni kuzikorera ibintu byinshi ku bitugu byawe bitari ngombwa. Imana itugire neza. Ngo nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Urukundo abantu bakiri mu byaha bamenye suru ni urukundo rusanzwe umuntu yavuga mu bwenge bw'umuntu. Nkuko umuntu avuga ngo ndagukunda, ndamukunda, ngo ariko nyine ngo Imana nayo irabizi. Oya nturarumenya, oya nturarumenya. Ariko kandi arahari akuramburiye amaboko. Ngo nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, ngo bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Muri Bibiliya yera hakavuga ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Turimo turashaka wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima Imana yishimira, wa mutima Imana irambagiza ngo twavuze ku munsi w'ejo. Uwo mutima rero ubonekerwa mu kuzuzwa ubumana bwose. Ngewe urwabya rusanzwe ruvuka inyamirambo rwaciye mu mafuti menshi, hanyuma uko sobanukirwa urukundo rw'Imana, kuzuzwa k'ubumana kukaza muri ngewe, nkagenda ndushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi. Haleluya. Arasabira bitorera ngo tumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo twuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Uru rukundo twahishuriwe tukarumenya nirwo ruha abantu kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo bahozemo kera, ubuzima bwo kuberaho Imana. Uru rukundo uko abantu bagenda barusogongera nirwo rubahesha kubaho ubuzima
bwo gutangira kuberaho Imana. Haleluya. Ni narwo ruduhesha kamere y'Imana muri twe, ni narwo ruduhata. Haleluya. Nirwo ruduhata, nizo mbaraga zabera bose babereho Kristo, biteguye no kumupfira. Babikomera hehe? Muri uru rukundo. Haleluya. Urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata kubaho kubwe. Uzarebe ukunda umuntu cyane, imbaraga zo kumubabaza ziba nke. Iyo umukunda by'ukuri, imbaraga zo kumubabaza ziba nke. Urukundo Yesu yadukunze rwuzuriye mu mitima yacu, rugenda rugwira. Haleluya. Nirwo ruduhata kubaho kubwe. Nk'abantu bakunda ibintu, ngira abavandimwe bakunda ibintu bakabyitangira. Ngira abantu twegeranye bo mu muryango baramutse bumvise inyigisho bakwimenya, bakunda Rayon Sport cyane. Ibaraza amajoro nk'abantu bayitangamo amamiliyoni, ntibashobora gusiba umupira wa Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo hari ubukwe bw'ingenzi bwo mu muryango bugakubitana na Rayon Sport, akaga kaba kabaye. Barayitangiye n'umutima wabo wose. Bamwe bajya abantu batari kuwazaje muri stade ko tuzakwishyura handi heza inyuma ukenjoyinga. Ndavuga rero mpageze ntabwo nakwenjoyinga. Fite ibindi nenjoyinze. Haleluya. Haleluya. Umutima w'umuntu ntiwicara mu busa. Ushobora kuba udakunda Rayon Sport ariko wenda hicayemo wowe. Uru rukundo nirwo ruduhata rukatugezaho dutangira kubaho ku bwa Yesu. Ni icyo gihe nibiduhindukira imvune, biduhindukira uburyohe, kwitura wadukunze mbere. Namwe n'izindi mpano mukorere, namwe n'ubundi bwenge nabwo mumukoreshe, nanyongere n'andi mafaranga nayo nyamukoreshereze. Ibyo wunguka byose n'ibyo umenya byose biberaho we. Haleluya. Kuko uramukunda ntibikuvuna. Impamvu gutanga amaturo no gutanga amafaranga mu bwami bw'Imana bivuna abantu, nuko umutima wawe utari muri ubwo bwami. Iya waruzira ibanga. Mu by'ukuri Imana si amaturo n'amafaranga y'abantu ishaka. Oya, irashaka twe. Kuko iteka iyo uzanye gift, iyo hari umuntu gift, uwo muntu aba agufiteho access. Ni ukuvuga ngo gift ibringinga izana the giver. Haleluya. Iyo Imana nyituye biranyorera ko n'umutima wanjye ubayo, kuko iby'agaciro byanjye biriyo. Ariko nitwakurenganya niba umutima utariyo n'amafaranga yawe yigumanire. Haleluya. Ariko niba umutima uriyo, ndicara nkareba nkavuga ngo kuki donasiye, kuki projecteur idakora, nkavuga ngo donasiye kuki mama Hortense ari mabirikiye cyane hano imbere. Kuki ubutumwa bwiza budafite ababushyigikiye, kuki tutohereje abamisiyoneri, kuki abamisiyoneri babura uko bagenda kuko badafite support y'abantu basigaye inyuma bazabamenyera uko bazabaho ariko bagatwara ubutumwa mu mwuka atarageramo ubutumwa bwiza. Kuki abarushikwa no kwigisha ijambo ry'Imana badafite gishyigikira, kuki abakene muri twebwe badafite ababitayeho, kuki. Impamvu yabyo nuko amafaranga yawe abara yawe bwite, abara yawe bwite. Ariko abaguzwa amaraso, abatakira abacu ngo twigenge. Data afite ijambo kubyo ntiza byose, kubingize byose, including amafaranga yanjye. Afite ijambo ku masaha yanjye yose, afite ijambo ku buzima bwanjye bwose. Uyu munsi ambwiye ati rekera kubwiriza ndagushaka mu bindi. Nahita ntereka microphone, abantu bakongera kuntumira nkavuga nibyo sibyo nkirimo sinyibwiriza, ngewe na data twagiye mu bindi. Haleluya. Ariko iyo ubayeho kubwawe ukagira akantu kamufata kagasa nk'ako wafatishije, nta muntu wagutandukanya nako. Haleluya. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 5:14 na 15 ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, rumeze nk'umuriro ugurumana muri twe mu magufa yacu, kuko twemweje yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, ngo kandi yapfiriye bose. Ejo umukozi w'Imana yarisengeyemo ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Mwabyumvise? Urukundo rwe nirwo ruduhata, kuko twemweje yuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwande, ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Babihatirwa n'iki? N'urukundo rwa Kristo. Icyampa hakagira umuntu unyumva. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, kuri iyi mirongo haravuga ngo koko
urukundo rwa Kristo nirwo rubiduhatira. Mwabyumvise? Twemera ko wapfiriye abantu bose ari umwe, bityo rero bose bakaba barapfuye. Orutanse wa kera yarapfuye, Orutanse mushyashya ntakiri umwene Mazimpaka gusa, ntakiri uwe ngo yiyobore, nta gifite gahunda nk'izo yarafite kera, kuko yaraguzwe n'uwundi muntu. Ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha, ahubwo babeho bashimisha Kristo wabapfiriye maze akazuka. Bera b'Imana muracyahari? Haleluya. Ngo ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha. Yaragupfiriye kugira ngo mu nyongezo y'ubuzima ufite muri Kristo Yesu we gukomeza kubaho wishimisha, ahubwo ubeho ushimisha Kristo wadupfiriye maze akazuka. Ubu buzima bumeze gutya rero buboneka he? Buva he? Haleluya. Nongera ngubwira ngo ntabwo bwaba mu isaha imwe wiga mu ijambo ry'Imana. Oya, ubu buzima buva mu kwicarana nawe, nkamumenya, ngatindana nawe, ngahindurwa nawe, ngasa nawe. Haleluya. Twaranyazwe inshuti z'Imana. Inyigisho izigwiriye zitari zo ntizigeze zigisha abakristo kurekeraho kubaho bishimisha, ahubwo zabigishije gushaka ibibashimisha muri Bibiliya, gushaka ibibashimisha mu ndirimbo, gushaka ibibashimisha mu buhanuzi, gushaka ibibashimisha muri buri mpano yari yaratanzwe, muri buri kintu gikorerwa mu byitwa iby'ubukristo bajyayo bashaka ibibashimisha. Nyamara ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yaradupfiriye twese kugira ngo noneho twebwe bariho duhaswe na rwa rukundo rw'Imana turekeraho gukomeza kubaho twishimisha, ahubwo tubeho dushimisha uwo wadukunze akadupfira akanatuzukira. Iyo ubaho rero wishimisha, ushaka ikikunejeje, yaba akishimiye we cyangwa atakishimiye. Iyo kibabaje amarangamutima yawe ntabwo ugikurikira nubwo waba uzi ko ari cyo Imana ishaka. Ibyo rero byaduhinduye abakristo batsindwa n'ibihe, batsindirwa mu mago yabo, batsindirwa mu kazi kabo, batsindirwa mu bucuruzi bwabo, batsindirwa mu buryo bashaka amafaranga, kuko hose tujyayo dushaka ibidushimisha. Imana y'imbabazi, hari n'igihe umuntu yishimishiriza mu murimo witwa uw'Imana nk'uyu nguyu, nkaririmba cyangwa nkabwiriza, ariko mu by'ukuri byose ari ibyanjye, byose ari ibimpesha amashyi. Icyo gihe bikantera no gushakisha inyigisho ziri butume mwese muterura intebe mukazamuka. Ariko yapfiriye twese, haleluya, kugira ngo twebwe abariho muri we turekeraho gukomeza kubaho twishimisha mu mutima wawe. Niba dushaka uriya mutima Imana yishimira, un cœur selon Dieu, uriya mutima umeze nk'uko Imana ishaka, nukubwira Imana ngo nyigisha kubaho shimisha wowe. Haleluya. Reka ndangize ndekeraho kurondogora. Niba ushaka kumenya umuntu neza, haleluya, bigusaba kwegerana n'uwo muntu, ukabana nawe buri munsi, ugatindana nawe kugira ngo mumenye neza. Haleluya. Uramutse ushatse kumenya umushumba wanyu, wabana nawe buri munsi, ukamwigiraho buri munsi. Njyewe waje nitambukira, uretse ubuhamya buke Sandra yampaye, nibyo namenya buke byuko akunda Imana, uko akunda abantu b'Imana nk'ibyo, kuko tutabanye. Ariko wabanye nawe muri iyi myaka yose amaze akorera Imana, agatindana nawe, aramuzi. Haleluya. Wabonye ubuzima bwe ari bwiza, akifuza kumwigiraho, yamwigiraho. Imana ishimwe cyane. Nta hantu tuzakurira ubu buzima butemba, ubu buzima bwo kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, bitari mu gutindana na nyirabwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Turi mu gihe cy'ibintu byihuta, twese dushaka quick fix, bikrondi ntekere pararara, ibintu bishyushye vuba vuba, ibintu. Ntabwo ubwo buzima bubaho muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu habaho ubuzima dukura muri we, kuko twicaye ku birenge bye tukamutega amatwi, akatubera umwigisha, tukaba abigishwa be. Niki gihuza umwigisha n'umwigishwa? Haleluya. Umwigisha atanga amabwiriza, instructions.
hanyuma umwigishwa, ikintu cya mbere cyerekana ko ari umwigishwa ni ijambo rimwe ryitwa kumvira, obeissance. Amabwiriza aratangwa, umwigishwa akayafata. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Mu magambo make, umurimo Yesu yadusigiye nuwo guhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa be. Apana ba Hortense, abigishwa be. Ngewe Hortense namubera mwiza, nakwemera nka umwigishwa wa Yesu, koko nkamwigiraho akankoresha nanjye ngo ntoze abandi bigishwa be. Haleluya. Umurimo w'Imana tubereho gukora mu isi mbere yuko Yesu agaruka nuwo nguwo wonyine. Imana ishimwe cyane. Ntushobora kuba umwigishwa udatindana n'umwigisha. Ubu buzima murimo murota bw'iyi topic y'iki giterane ntago bwashoboka mu muntu wari we wese utemeye kuba umwigishwa wa Yesu. Umwigishwa atega amatwi, umwigishwa arasoma, umwigishwa arareba, umwigishwa areba uko umwigisha we abaho. Haleluya, haleluya. Yaravuze hariya muri Mateyo 28 ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka, mubigisha iki? Kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ariko turebye relation abarokore bafitanye na Bibiliya, relation abarokore bafitanye na Bibiliya, ihita itwereka ko batarimo kwitondera, kwigishwa kwitondera ibyo Yesu atubwiye. Umaze imyaka mu gakiza ariko uracyatora umurongo umwe wa Bibiliya uhazara, ntiufata umwanya wo kwigishwa nayo. Imana y'imbabazi tugirire ubuntu. Haleluya, haleluya. Satani n'umuriganya ntacyo bimutwaye iyo wibwira ko ngo ariko ngiye sinkorera Satani, ariko ukabukorera wowe bwawe, ukaba umukristo wikorera ku giti cyawe. Simvuga mu bucuruzi, ndavuga ubereyeho wowe ubwawe. Satani ntacyo bimutwaye kubera iki? Wowe nawe ntago burya muri kure cyane. Kamere yawe, umuntu wa kera ntago ari kure cyane n'amabwiriza ya Satani. Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute? Gushukana. Shobora kuba ntakorera Satani, sinjya mu bupfumu, singira gute, sindoga, singira, ariko mbereyeho ngiye ubwanjye. Aho rero haryoheye Satani kuko kuhagera biramworo. Gukorera muri kamere umuntu wa kera wa Hortense, Satani kumwinspira biramworoheye cyane. Ikintu rero gihindura Hortense wa kera ni ukwitondera, no gufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, akiga kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwigishwa rero ameze gute? Ni umuntu ubaho mu buryo buhojejeho, ayobowe n'ijambo ry'Imana. Ntago ari umuntu ukurikira amabwiriza y'umwigisha rimwe na rimwe. Abakristo benshi rero bajya bagira ububyutse rimwe na rimwe, bajya bakora amasengesho rimwe na rimwe, bajya basoma ijambo ry'Imana rimwe na rimwe, bajya mu biterane rimwe na rimwe. Ariko ubu buzima turota, ubu buzima dushaka ntibuzigera bubonekera umuntu ubana n'umwami bya rimwe na rimwe. Mana y'imbabazi tugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Yesu yabanye n'abigishwa be, arinda agenda, hari ibintu byinshi batari bumva. Biratangaje ko ndangirize kuri iki, mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 6 bari bakimubaza, kuko yarazutse babibonye, bari bakimubaza niba ari igihe agiye kugarura ubwami mu Bisiraheli. Muzi icyo byavugaga? Byaravuga ngo ese none ni igihe ugiye kuzana ingoma yawe, Abaroma tukabatsinda, igitugu cyabo kikatuvaho? Yaramaranye nabo imyaka 3. Haleluya. Ariko babonye apfuye bagira ubwoba, ni koko barihisha. Ariko nazutse, baravuga ati ubu noneho tugiye kugira gute? Kugerwaho. Umwami wacu arazutse, agiye kudukiza ingoma y'Abaroma. Muranyumva nshuti z'Imana, muranyumva bera b'Imana. Ngo nuko bamaze guterana ku murongo wa 6 igice cya mbere cyakozwe n'intumwa, ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Yesu ni mwiza, arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 urimo igisubizo cyacu. Haleluya. Ngo aravuga ngo icyakora, kuko ntushobora kubaza iki kibazo nk'icyo babajije, ufite imbaraga z'Umwuka Wera. Bari bagishaka bibaza uzaba uwa mbere muri bo, uzaba umutware w'abandi. Bari bakireba imyanya bazicaramo iruhande rwa Yesu yakuyeho ingoma y'Abaroma.
arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira. Haleluya. Ntushobora kubwira umuntu ngo icyakora uzahabwa imbaraga azifite, ntazo bari bafite. Umva icyo dukeneye inshuti z'Imana. Nanone arimo asoza mu gice cya 16 cya Yohani murongo wa 12 aravuga ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ngo ariko ntimubasha kubyihanganira, ngo mwuka w'ukuri naza azabibora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ndacyafite byinshi byo kubabwira, ariko none ntimubasha kubyihanganira, ariko umwuka w'ukuri naza. Ese umwuka w'ukuri bahuriye he nawe? Yarabwiye ngo bagende bategereze. Baragenda barategereza, bumviye baragenda bategereza basenga. Haleluya. Umwuka wera bamanukiye. Petero wahingutse yaranyuranye na wa Petero wabazaga ngo nicyo gihe ugiye kuzanira ubwami bwawe mu Bisiraheli. Icyaduha twongera kubona abasore basengeshwa no kuvuga ngo turifuza kuzura umwuka wera. Nicyo kibazo nyamukuru babazaga mu byakozwe n'intumwa. Aho ba Filipo bagiye kubwiriza n'ahandi hirya no hino bagiye kubwiriza, ikibazo cyabaga kibaza ngo ese bahawe umwuka wera bamaze kwizera? Ibyo byavuye mu cyifuzo cy'abera, kubera ko twahawe inyigisho zidukundisha ibindi bintu, kandi ntitwagira ayo makenga, ntitwanabimenya. Ngasohoka mu iteraniro ndushijeho kwifuza kugura indi modoka, ngasohoka mu giteraniro ndushijeho kwifuza kugura umwenda mushya, ngasohoka mu giteraniro ndushijeho kwifuza kutazasigariye muzaba mwambaye dress code z'icyatsi, ngasohoka mu giteraniro ndushijeho kwifuza. Bigatuma bitorero buriya buzima bufite uriya mutima umeze nk'uko Imana ishaka, buriya buzima bufite abahungu n'abakobwa babereyeho umwami w'abami, bugatuma bihinduka amateka mu itorero ry'iki gihe cya none. Bera b'Imana, icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohana yaravuze ngo ngenda babatirisha amazi, ariko uhagaze muri mwebwe mutari mwamenye, wowe naza azababatirisha umwuka wera. Haleluya. Imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Ese umutima wawe narinzanywe no kuguteza inyota uko umwuka wera ashoboye? Ese umutima wawe umugiriye inyota? Ese umutima wawe ugiye gufata icyemezo cyo kumushaka? Nari kuvuga byinshi ku mwigishwa, ariko ntibiri ngombwa. Umwigishwa kandi ari committed n'umutima we wose kubaho ubuzima bukurikira umwigisha we. Twaranyazwe, kandi nanjye babwira turarufatanyije uru rugendo. Twaranyazwe, nimureke tugaruke ku by'ibanze. Yesu yaravuze ngo itorero rye azaryuka ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Itorero si akantu kari aho kadafite imbaraga, no. Itorero si inzu z'amakuta y'ibikuta. Itorero ni umubiri wa Kristo wose, n'abakijijwe bose. Yesu yabasize mu isi yizeye imbaraga z'umwuka wera zizakorera muri bo, ariko ntitukinyoterwa nazo, kubera ko umuntu asa n'ibyo yumva, umuntu asa n'ibyo arya. Amatwi yawe niyo mpamvu ukwiriye kuyahungisha ikintu cyose kitagusiga mu inyota y'iby'ubuzima. Bya bindi Yesu yabwiye umugore ngo yaba wari uzi gusabye amazi wari nawe ubusabye impano y'Imana. Haleluya. Icyama imitima yanyu abajene ikongera kwifuza ubu buzima. Ntashaka kubatizwa mu mwuka ngo impano yanjye ikunde inyamamaze, oya shaka ubuzima bwa Kristo muri njye. Kaduhaguruke dusenga Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yesu afite ibintu byinshi byo kukubwira, afite ibintu byinshi byo kumbwira ntabasha kumva uyu munsi, kandi imyaka ngendanye nawe ndabibona ko agenda ambwira ibintu yabimbwira nko mu myaka ishize ntari bwumve, ntari bwemere, cyangwa nari nanamubwire ko bitabaho. Umubano wacu nawe wagenewe gukura. Ntabwo ari umubano uri statique, ntabwo ari umubano uhagaze ahantu hamwe, ni umubano ukura. Abigishwa buko barwaniraga imyanya bavuga ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe, ese ni igihe cyawe cyo kugarura ubwami. Umwuka wera wamaze kubamanukira, byarahindutse. Petero yarahagaze, tuyoberwaho imbaraga zivuye mbere. Ntabwo tuba tuzi ko biriya byanditswe byose yavuze mu gice cya kabiri, ntabwo tuba tuzi ko abifite, ariko manukura ibyanditswe avuga Kristo yuzuye ubushizi bw'amanga, kuko atari Petero abantu barenga 3,000 barakizwa mu mugoroba umwe. Mu gice cya 4 bakijije umuntu wari uremaye imyaka myinshi wicaraga ku irembo ry'urusengero. Oh haleluya. Barabakangisha ko bari babonye umujyi wose ugiye gukizwa, barabakangisha ngo batongera kwigisha muri iryo zina.
babakangishije barabafunga, marayika bakura muri gereza, basanze bagenzi babo intumwa bagenzi babo bagiye kubisubiramo. Ntibajya mu matiku ngo bavuge ngo bano bantu baraturwanya, ngo bano bantu ngo batubujije kwikorera Imana, ngo ahubwo barasenga, barongera bahuza umutima barasenga, ngo aho bari barihuzura umwuka haratitira, inzu yose iratitira, barongera buzuzwa umwuka wera, ngo basohoka bafite ubushizi bw'amanga, bakomeza kubwiriza muri iryo zina, barinze bapfa bakirivuga, barabica ntibacogora. Nta rungu, nta depression, nta gahinda, nta kwibaza iby'ejo bizaza, nta rungu ry'umuntu ubana n'Imana. Uko niko Yohana yari ku kirwa cya Patimo ari wenyine, ariko avugana n'umwami, aramubona, arambwira ati Yohana ni njyewe, nari narapfuye ariko dore ndiho, nitwa Alpha na Omega. Haleluya. Ngwino ngutume nguha amabanga, umbwirira bitorera. Ushishikajwe n'iki? Mutima ntabwo ugishishikariye ibintu bibiri. Iyo ushishikariye iterambere wibagirwa iby'ubugingo, iyo ushishikariye amafaranga wibagirwa iby'ubugingo. Yesu yaratubwiye ngo ntibishoboka ko twakorera abami babiri. Abakristo benshi uyu munsi barakorera mamoni batabizi. Sinkubwira ngo va mu kazi, no. Akazi kambere igikoresho, kambere igikoresho nkuko nakoresha ikanya cyangwa ikiyiko, ariko ni kambere umutware ni kantegeka. Kandi nkajyamo mfite mission kuko navuganye n'umwami wanjye. Buri ntebe nyicajeho ngomba kubaza ngo umwami dukora niki, nihe business yanjye nawe muri office tuhamara iki, gihe nikigera cyo kuhava, ariko dukanuzwa amaso nuko tudafatanye ubusabane n'uwadukunze urukundo rutagerera. Mitima yakiguye umwuma, ariko uyu mugoroba wamukingurira umutima kamubwira ngo ndagushaka mwa, ndashaka ubu buzima butemba, ndashaka ubuzima isi idashobora kunyamba, ndashaka kuberaho wowe, kuberaho wowe, kuberaho wowe. Mamoni gutegekwa nawe kuko rimwe na rimwe bidasa n'icyaha biyoboje abakristo benshi. Gukora amafaranga biri raisonnable, bifite logique, biri reasonable, biri mu ubwenge, murayazana tukanayakoresha, ariko benshi babaye imbata. Bahoze buzura umwuka wera, bahoze bagira umwanya wo kuvuga mu ndimi, bahoze bagira umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, bahoze bumva Imana ibabwira, none barabitakaje burundu kuko baguye inyuma yayo. Ntabwo Imana yigeze itugenera ubwo buzima. Yaravuze yaduhaye umugisha mu gukora nibyo. Iranatubwira ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko umwanzi ni umuriganya. Iyo watsinze ibyaha, urugero utakiba muri biriya, agufatira mu bisa n'ibyiza. Hari n'izindi ndushyi ziruhira mu murimo w'Imana, kagufatira mu gisa n'ivuga butumwa ariko udaherukana nawe, kagufatira mu ndirimbo wahora mu biterane ariko si indirimbo wakwiye ku birenge bya Yesu, si kibwiriza wakwiye ku birenge bya Yesu. Yateje n'uruzerero mu biterane. Umwanzi ni umuriganya, aho umuntu agira uruzerero mu biterane atagira umwanya wo kwicarana na Yesu wenyine. None itorero ry'u Rwanda ko ariho ryerekera, nutaba umwigishwa wa Kristo ngo ugire ubusabane na Kristo uri umwe muri babiri, musharinge, musangire ijambo ry'Imana. Hanyuma nimugera mu rusengero runini rwiza nk'uko muryazanye, mwungurane, mwunguke, mukoreshereze impano zanyu. Reka tumuzamurira amaboko, tumubwira ngo icyo wakoze mu ntumwa nicyo dushaka. Abari bafite ubwoba, abibazaga iby'ubuzima gusa, ubwami bwawe buraje, tugiye gutegeka. Abarushanwaga bavuga ngo umukuru ninde, abari bafite ubwoba bwo gupfa, abamwihakana kandi bamukunda. Tuzuyemo n'abantu bafite intege nkeya, bamwihakana kandi bamukunda, basambana kandi bamukunda, babeshya kandi bamukunda, baramukunda ariko ntibafite imbaraga. Nkuko Petero yamwihakanye amukunda, yaramukundaga, kigura ko yamukundaga, yararize, harizwa nuko amwihakanye nta mbaraga zo kutamwihakana yari afite. Katumubwire ngo tubatize none, duhe inyota ituma dutindaho imigezi yawe ibonekera, duhe inyota. Yaravuze mu gice cya 7 cya Yohana, aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi, azahondi, umuntu nagira inyota. Ngo yavuze azamurijwe cyane, bari mu minsi mikuru y'Abayuda bisanzwe, ngo ku munsi wanyu muheruka ngo azamurijwe cyane agira ngo hagire umwumva. Ngo aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda. Ngo ibyo bivuze yerekeje ku mwuka wera abamwizera bendaga guhabwa.
nutindana nawe uzamenya ibyo uvangura, uzamenya ibyo wumva n'ibyo utumva, uzamenya aho ujya n'aho utajya. Ariko kubera kudatindana nawe tugize abuzuye insengero ariko batarabigishwa ba Yesu. Kikubwira ko umuntu atabaye umwigishwa wa Yesu nuko ujya kubona ukamubona mu bintu abigishwa ba Yesu bazima batakabaye babamo. Kamone yemera inyigisho umwigishwa wa Kristo atakabaye yemera. Data, turi hano uyu mugoroba, turi hano mwami w'abami, turi hano mwami w'abami, nta wundi dushaka, nta n'undi wadukiza, nta n'undi waduha imbaraga. Ntiwigeze ukora ku bigishwa bawe ngo bahabwe imbaraga, ahubwo basabye gutegereza icyo data yasezeranye. Mwami, tugufitiye inyota, abahungu bawe n'abakobwa bawe, aba basore batoya n'izi nkumi, natwe abakuze nyaguhora ku ngoma. Uyu mugoroba tukuzamuriye amaboko, tugusukiye imitima yacu mwami w'aba. Turashaka ubuzima mukunzi mwiza, turashaka ubuzima bwawe butemba, turashaka imigezi itemba. Turambiye ubuzima bwo kuba kazuyazi, turambiye ubuzima bwo kukwitirirwa tutakubona. Urukundo rwawe rutuzuriye muri twebwe, tutarimo gukura kugera ku kuzura kwawe. Turashaka ubuzima mwami, tubatize mu mwuka wawe, tubatize mu mwuka wawe, twuzuze umwuka wawe, tugarure mu inyota y'ibyawe, tugarure mu inyota y'ibyawe. Tuzure mwami w'abami, tuzure aho twapfuye, tuzure mwami w'abami, tuzure. Reka imbaraga zawe zishwanyaguza ibitwikiriza umwanzi yadutwikirije, tukananirwa kwicara ku birenge byawe. Ntitubasha kuhamarira n'isaha, ntitubasha kuhatinda. Ayiwe, ntidufite amaso arunguruka ngo turebe ibi by'abera babikiwe. Amaso yacu agarukira ku by'inaha, niyo mpamvu dufatwa nabyo. Reka umuriro wawe mwami, umuriro wawe mwuka wera wuzure mu mitima yacu. Iminyururu y'umwanzi icike, imenagurike, amashene y'umwanzi amenagurike, uburetwa bw'umwanzi bumenagurike, ibitwikirizo by'umwanzi bimenagurike, imbaraga z'umubi zicikagurike. Ibyasabye abera ngo batigira imbere, imbaraga zabyo zimenagurike mu izina rya Yesu. Buri kintu cyose umwanzi yakoresheje, yaba yarakoresheje agahinda, yaba yarakoresheje igikomere, yaba yarakoresheje uburozi, icyo yakoresheje cyose ngo abera badatera intambwe, kimenagurike uyu mwanya mu izina rya Yesu. Icyo yakamuje inyota y'abera cyamburwa imbaraga uyu mwanya. Mwuka wera, ngwino ugendagende hagati muri twebwe, ngwino tubatize none, ngwino twuzure none, ngwino twuzuze ibyo data yatugeneye. Turifuza kutabaho ku bwacu, turifuza kubaho ku bwawe. Data, abo watoranyije, abo urimo uhamagara, reka ijwi ryawe ryumvikane mu mitima yabo. Bahinduka abantu batagifatwa, bahinduka abantu batakizirikwa, bahinduka abantu batagifite ibitotsi by'urupfu, bahinduka abantu batakiziritswe n'umwanzi. Mu izina rya Yesu, izo ngoyi zose zimenagurike. Icyo gitutu cy'umwanzi gitume badatinda ku birenge byawe kimenagurike. Ubwo buriganya bwa Satani bwabateje kwerekeza amaso ahatariho bumenagurike. Reka amaso y'imitima y'abakinguke, reka amatwi y'abakinguke, reka ibinure byose byari bitwikira imitima ya, bigatuma imitima ihinduka kahebwe, itagukumbura, itagira inyota y'ibyawe. Reka ibyo binure byose bikurwe ku mitima ya, reka ijambo ryawe mwami ribone umwanya mu mitima ya. Imitima yacu ihinduka ubutaka bwiza, ubutaka bwiza. Hagurutsa mwami, hagurutsa muri izi ngabo, hagurutsa abantu bawe, hagurutsa abasaruzi b'igihe cya nyuma, hagurutsa abigisha b'ijambo ry'Imana b'ukuri, hagurutsa mwami, hagurutsa abahanuzi b'ukuri, hagurutsa mwami w'abami, hagurutsa intumwa z'ukuri, hagurutsa Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutsa hagati muri twebwe, tubereho kuguhesha icyubahiro. Hagurutsa abigisha b'ukuri mwami, reka impano zawe zongere zake muri twebwe. Reka ukura amaso yacu ku bitagira umumaro uyu mugoroba, amaso yacu akurwe ku bitagira umumaro. Twiharirwe nawe, twiharirwe nawe, twiharirwe nawe mwami. Ndakwinginze ngo bye kuba igiterane inyuma y'ikindi giterane, bye kuba karasisi mwami, tumeze nk'abakora karasisi tuza mu nsenyo, bye kuba gutyo. Ndakwinginze suka ubuzima bwawe muri twebwe, turi hano twicaye ku birenge byawe, ngo dusukire ubuzima bwawe mwami, dusukire ubuzima bwawe.
twese bari hano turagukunda mu buryo bwacu, mu ntege nke zacu turagushaka. Suka ubuzima bwawe muri twe kubw'imbabazi zawe. Reka uburiganya bwose umwanzi yadushukishije uyu mwanya bwamburwa imbaraga. Ijambo ryawe rigira umwanya mu mitima yacu. Bitotsi by'ubupfapfa bikurwe ku bitugu byacu, bikurwe ku maso yacu. Imbaraga zawe zitwuzure. Waratubwiye ngo icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Ufite byinshi byo kubwira uyu muhungu, ufite byinshi byo kubwira uyu mukobwa atabasha kwihanganira uyu munsi, atabasha kumva uyu munsi. Ndakwinginze ngo ukingure amaso yacu kugira ngo tukumenye. Kingura imitima yacu tukwifuze kuruta ibindi byose, tukwifuze, tukunyoterwe kuruta ibindi byose, dukamuremo inyota bitagira umumaro. Unyiharire, wiharire abahungu n'abakobwa, twiharire mukunzi mwiza. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe zo gukoresha muri iki gihe cyanyu. Ingabo uri bwongorera ubwiru bwawe, ingabo uri bukoranira zo muri iki gihe cyanyu. Duhindura abigishwa b'ukuri mwa. Urakoze data, duhe gusa nawe kugira ngo isi imenye ko uriho. Isi iragukeresheje, isi iraguhakanye, isi yibwiye kutagira imbaraga. Duhe gusa nawe mwa, duhe gusa nawe mwa, duhe gusa nawe mwa, ngo isi imenye ko uriho. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye kutohereza ijambo ryawe ku busa. Urikoresha icyo waritumye gukora mwa. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina ryawe Yesu, amen.